Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza kuganira ku masezerano twagiranye n'Imana. Turacyakomeza turi kumwe na Bikira Mariya atwigisha gutuza ndetse no koroshya. Tugiye rero gukomeza ivanjiri twatangiye muri Yohane umutwe wa 2, tugeze ku murongo wa 3. Umutwe w'ivanjiri uravuga ngo ubukwe bw'Ikana mu Galileya. Divayi imaze gushira, nyina wa Yezu aramubwira ati nta divayi bagifite. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Nkuko twabivuze, turajya tugenda tuganira buhoro buhoro nta kitwirukansa. Twamaze kubona rero ko ubukwe Yezu yari yabutashye na nyina n'abigishwa be. Noneho divayi irashize. Icyizere cyawe kirarangiye. Icyo wari uhagazeho, icyo wari wishingikirije kirashize. Ku buryo bw'amasezerano nicyo ndi kuvuga. Wahawe isezerano, ariko wenda wabonaga rizasohora riciye ku mashuri yawe. Wahawe isezerano, wabonaga rizasohora riciye ku mugore wawe cyangwa ku mugabo wawe. Wahawe isezerano, wabonaga rizasohora riciye ku mwana wawe. Ariko siko bigenze. Ugiye kubona ubona wa mugabo arakwanze. Ugiye kubona ubona wa mwana wenda ararwaye. Ugiye kubona ubona ya mashuri wize ubuza akazi. Noneho biragucanze. Bigucanze ariko kubera ko wari warahamagaye Yezu na Bikira Mariya n'abigishwa be bahari. Ariko ibyo nabyo bikaba bifite icyo bisobanura. Abigishwa bagufasha kumvira Yezu. Bikira Mariya akakuba hafi, Yezu akagukorera ibitangaza. Nuko rero Bikira Mariya yegera Yezu aramubwira ngo nta divayi bagifite. Byarangiye. Ububiko burimo ubusa. Ni nkaho nawe yaba ari kumwe nakavuga ati nta cyizere agifite. Yamaze kwiheba. Nta mwana agifite. Nta byiringiro agifite. Nta rukundo agifite. Wenda wanyuze mu kigeragezo gikomeye cyane gituma rwa rukundo rwawe rujegera. Rwamara kujegera, wenda n'umuntu wakwanze, wenda n'umuntu wagutoteje, wenda n'umuntu se wakugambaniye, agatuma utibyiringiro ku bantu. Wenda se n'umuntu waguhemukiye, agatuma utakizera abantu. Ugeze aho uvuga ngo je sinshaka kongera kwizera abantu. Ngo abantu ibintu bankoreye. Aho niho Bikira Mariya akavuga ati nta byiringira gifite. Nta rukunda gifite. Nuko vuga ngo hari urwo wari ufite, ariko rumaze kunyura mu kigeragezo, wasohotse mu kigeragezo utakirufite. Nta kwihangana gifite. Kandi ibyo ndi kuvuga muvandimwe, nawe ni wisuzumuraze gusanga hari bimwe utagifite. Kugira rero ngo bigaruke, urasabwa guhamagara Bikira Mariya. Kuko we yarabibonye. Abibona Yezu ataranabibona. Icyo nkikubwiza ukuri. Nukuri Yezu Kristo yari yicariye n'abigishwa be bari gutera ibiparu. Bikira Mariya kubera ko areba kure, ahita abona ko ibintu byakomeye. Haleluya. Ntabwo abantu bo mu bukwe bagiye ngo babwire Bikira Mariya ngo mubyeyi se ngo ko bituyobeye. Bashobora no kuba batari barahaye agaciro ububyeyi bwa Bikira Mariya. Ni nayo mpamvu bataje kumutakira. Bashobora kuba bari bamutumiye bibwira ko ari umuturanyi wabo. Ariko Bikira Mariya kubera ko ataraje ari umuntu nk'abandi, ntabwo yari atashye ubukwe nk'umutumirwa nk'abandi. Niyo mpamvu nawe yakoze igitangaza kugira ngo abereke uwo ari we. Ariko birakwiriye ko nawe rero wakira igitangaza Bikira Mariya agiye kugukorera kugira ngo umenye uwo ari we. Wewe wamutumiye nk'abo bantu bo mu bukwe bw'Ikana kuko utigeze umenya uwo ari we uri kumwe nawe. Ariko numwumvira uramenya noneho uwo ari we. Ntabwo bigeze baza kumutakira ngo bamubwire ngo wamenye se ngo byatubayeho. Wenda n'uwo mugore wo muri urwo rugo yari inshuti ye, amutumira avuga ati dutumire Mariya. Ariko ahangaha Yozefu ntabwo yari yabutashye. Ahangaha niwe nabaje Bikira Mariya nibwo mbese Yozefu we yari he? Ubwo Yozefu nawe yari mu bundi butumwa. Ubutumwa bwa Yozefu bujyana cyane cyane n'ivuka rya Yezu, kuko yari umurinzi wa Yezu. Haleluya. Tukira ahangaha ndagira ngo nkubwire amakuru ya Yozefu na Mariya nkuko yatubwiye. Ntabwo nyakunyuriramo yose ngo nyakubwire, ahubwo ndaguciramo make kugira ngo twikomereze mu bukwe bw'Ikana. Yozefu yari umurinzi wa Yezu.
Yozefu na Mariya abantu benshi baravuga ngo ntibabyaye abandi bana. Reka rero nkubwire, umugisha Imana yahaye abandi babyeyi ntabwo ari kuwima umubyeyi w'Imana. N'ikimenyimenyi uyu munsi ni mama wanjye, ni mama wawe, ubishaka utabishaka ni mama wawe. Uburyo yakubyaye se nuko yakunyujije mu nda ye? Reka da, yarakubyaye ku buryo bwa roho, nguko ukuri umubyeyi, nguko ukuri umwana wa Bikira Mariya. Pardon. Noneho rero Yozefu na Bikira Mariya ese baba barabyaye abandi bana? Kubitindaho ibyo ngibyo nugushaka kwibaza icyo waba wumva. Kuki wakumva ko Imana yaha abandi babyeyi umugisha ikawima umubyeyi wayo? Ibyo ngibyo se birashoboka? Abandi babyeyi se ko babyaye, kuki Bikira Mariya yabura urubyaro? Yabyaye umwana wa Roho Mutagatifu. Ariko se hari umwana wa Yozefu yaba yarabyaye? Nge yambwiye ko nta mwana wa Yozefu babyaranye, kuko babayeho nk'amasugi. Kandi ariko yabisobanuriye avuga ati naho nari kubyara ntago cyari kuba ari igitangaza cyangwa ari icyaha, kuko isakaramento ryo gushyingirwa burya rivanaho ibyo bintu byose. Mwari mukiza ariko icyo ntabwo Imana rero yaguha wowe isakaramento ryo gushyingirwa wowe n'umugabo wawe ngo mujye hariya muryamane bitaba icyaha, ngo wibwire ko Yozefu na Bikira Mariya bari kuba babanye nk'umugore n'umugabo ngo bibe icyaha. Gusa Bikira Mariya yavuze ati umubiri urinzwe ubwandu ntabwo ari icyaha gusa, n'ubwandu bwose. Bikira Mariya nta bwandu yigeze agira, n'akana kariko kose kashoboraga kwangiza iyo ngoro ya Roho Mutagatifu kose ntikazaga. Yozefu rero nawe uko yakagiye abonekerwa na marayika mu nzozi, biravuga ngo marayika yakomeje kubana na Yozefu mu nzozi. Ni ukuvuga ngo Yozefu, uzi ko akenshi umugore n'umugabo baba bari kumwe mu masaha agoye ya nijoro, ariko ntago Yozefu ari kujya ararana na marayika umubonekera mu nzozi ngo aba agifite n'umutima wo gutekereza ku bindi bintu. Ubwo ndi kubica amarenga, nawe ushobora kuza kuvuga uti nyamara nabyumvise. Wabyumvise kuko nzi ko mbwira abantu bakuru kandi bumva. Ni ukuvuga rero mu yandi magambo, umugisha Imana yahaye abandi babyeyi ntabwo yawimye umubyeyi wayo, ariko kandi no kwihangana no koroshya no gutuza yahaye abandi, ntabwo ari kubyima Yozefu na Bikira Mariya. Ni ukuvuga rero ngo nkuko ejo twaganiraga tuvuga tuti ejo bundi kuringaniza imbyaro ntabwo Imana ibyanze, ariko bibaye mu bwumvikane. Yozefu na Bikira Mariya barakundanaga ku buryo kumvikana bitari bibagoye, ariko niyo baramuka babikoze ntibyari kuba ari icyaha. Nicyo navuze, ntabwo byari kuba ari icyaha kuko Imana yatagatifuje byose ibigiriye urukundo rwayo. Haleluya. Ubwo rero niba ibyo byose byaratagatifujwe, ntabwo byari kugera kuri Bikira Mariya ngo byange gutagatifuzwa. N'abavandimwe ba Yezu kandi bajya bavuga hano muri Bibiliya, n'abavandimwe kuko nawe urabizi ko ufite wenda uri runaka, ariko ufite murumuna wawe kwa so wanyu. Kandi wibuke ko Yezu yaje ari umuntu, nk'uko twabisomye mu masekuruza ya Yezu, ngo uko abantu babyibwiraga. Ni ukuvuga rero ngo muri kwa kundi abantu babyibwiraga, bari bazi yuko Yezu ari mwene Yozefu. Yozefu rero yari afite abavandimwe, noneho Bikira Mariya nawe yari afite abavandimwe kwa nyina. Ibyo bivuga rero ngo ntabwo bari incike, ntabwo bari bimanuka, ahubwo bari abantu bafite imiryango. Iyo bavugaga rero ngo abavandimwe ba Yezu, bashakaga kuvuga babandi bavutse ku buryo bw'umubiri. Yezu Kristo nawe arabakosora. Haleluya. Aravuga ati reka da, mama n'abavandimwe banjye si bariya, kuko naho twaba dupfana umubiri, njyewe ndashaka kukubwira ko icyanzanye cyane cyane ari roho yawe kurusha umubiri. Kubw'ibyo rero wikwikura nawe muri uwo muryango, kuko nawe urimo. Mama n'abavandimwe banjye nabumva ijambo ry'Imana bakihatira kurishyira mu bikorwa, abo nibo mu by'ukuri tuvindimwe, ni nabo bavandimwe ba Yezu, ni nabo nshuti zikomeye za Yezu. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo Yezu yaravugaga ati mama ntabwo isano dufitanye ari iy'umubiri n'amaraso, oya, iriya ishobora gupfa ikavaho, ariko ikomeye cyane ari nayo nawe nshaka ko wambara, niyo ngiyo y'ijambo ry'Imana, kandi ukihatira kurishyira mu bikorwa. Mama yataza kumva ijambo, buri harimo ibisobanuro bikomeye. Mama yataza kumva ijambo ntacyo nari kuba mpfana nawe, ariko kubera ko yaryumvise, ubu ni mama. Nawe ushatse wamwigana wumva ijambo kandi ukihatira kurishyira mu bikorwa.
muvandimwe urabyumva. Abavandimwe ba Yezu rero nabo ngabo bihatira gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Haleluya. Ubwo rero turakomeza turebe uburyo Yosefu na Mariya bagendanye, bagiye nk'intungane kandi batabaruka ari intungane. Baratabarutse kuko iyibukiro rya kane mu mibukiro y'ikuzo turavuga ngo Bikira Mariya apfa akajyanwa mu ijuru. Hanyuma tukongera tukavuga ngo Bikira Mariya yimakazwa mu ijuru. Ni ukuvuga ngo Bikira Mariya amaze gupfa yateruwe n'umurambo we. Ibyo ngibyo bikaba ari iyobera wenda ntari bugusobanurire none aha ngaha, ariko ibisobanuro yarabiduhaye. Ariko yaciye nawe mu rupfu. Yosefu nawe yaciye mu rupfu. Ngibyo ibyo nari nshatse kukubwira. Twavugaga rero duhagaze mu bukwe bw'Ikana, nkubwira nti nushaka ko ibitangaza bikoreka uzahamagara Bikira Mariya kugira ngo aze kubona ko ibyiringiro byakurangiranye, ukwizera kwarangiye, wacitse intege. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo yabaye down, niko tuvuga ngo Nyagasani ngo rega buriya nubwo mureba ntumusabe kongera gutera gatambwe, buriya nta gatege afite. Buriya rero Yezu Kristo, haleluya, ntago ari uko mugutinyisha, ariko burya ni umugabo. Aricyo cyangwa bwari ni umugabo, ni umugabo. Hari igihe ashobora kukubwira ati ngaho haguruka ugende. Nuko Bikira Mariya akaba ari gutakambira akavuga ati ariko waruzi n'ikindi, ati nubwo uri kumusaba ngo haguruka agenda, ati nta gatege gifite. Haleluya. Bikira Mariya rega ni umubyeyi, kandi buryo umubyeyi w'umugore twe tujye tubivuga abazi kureba kure, abazi no kumenya icyo umwana we akeneye. Ntago ari ukuvuga ko Yezu atabishoboye, ariko ngiye nkurikije iyi vanjiri yanditswe na Yohane muri Bibiliya mu mutwe wa 2, ni ukuvuga ngo mu ntangiriro za Bibiliya, nyamara hari ijambo naheraho. Ni ukuvuga ngo Yezu Kristo ashobora kukubwira tumva rero, nakubwiye ko utagomba kuzongera kugira gutya, none rero ibyo nkubwiye tubishyira mu bikorwa vuba. Bikira Mariya agahita aza akavuga ati ariko Nyagasani nubwo uri kumubwira kuriya nta gatege gifite, ahubwo mwongerera agatege kugira ngo abashe kubikora. Iyi yaradutakambira nuko arabishobora. Nuko rero Yezu aramusubiza ati, umva ukuntu Yezu yamusubije, mubyeyi ari je ari nawe, ibyo tubigenzemo dute? Byongeye igihe cyanjye ntikiragera. Mbese Yezu mu Kinyarwanda cyacu turavuga ngo yamuhaye igikuta, kuko mbese ni nko kumucecekesha. Ibyo se ubwo ni nko kumubwira ngo ibyo se wowe urumva bindebaho iki? Urabona se ibyo bintu hari biturebaho iki? Twaje dutashya ubukwe nk'abandi, none ko nta divayi bagifite birandebaho iki? Icyo ni icyambere, bindebaho iki? Icya kabiri, igihe cyanjye ntikiragera. Yesu Kristo, umuntu utarabona Yesu Kristo yarakaye, ashobora kuba yibwira ko Yesu Kristo areshya nawe. Reka da, Yesu Kristo ni umugabo afite igitsure, afite igitsure. Yesu Kristo arakureba ukavuga uti ndapfuye birarangiye, ugatangira gushakisha umwobo wakwipfundapfundamo ngo urebe ko wawujyamo. Ariko iyo uri kumwe na Bikira Mariya ukomeza guhagarara ukema. Yego ko aba yabivuze. Kandi ubwo rero babandi bo mu bukwe bw'Ikana, icyo kiganiro cyari hagati na Yezu na nyina, abo mu bukwe bw'Ikana bo nta nubwo bari bahahagaze ngo bumve ibyo bari gusubirikanya, ntibari banamutumye batijya kutubariza, ahubwo we yararebye aravuga ati aba bantu nta divayi bagifite. Ndabirebye nsanga wapi byabayobeye, wenda ubwo bari batangiye kumirwa bifashe ku munwa byabacanze. Bikira Mariya arabareba ataba nta divayi bagifite, kandi Bikira Mariya ntabwo yari mu bubiko bwabo, ntabwo ari bari bashinze stock. Reka da, yari yabutashye, ni ukuvuga ngo yari umutumirwa nk'abandi. Ariko arebye ukuntu abantu bari gucicikana badahuta uyoga dukeya cyangwa batangiye kuzana ibirimo ibivuzo, avuga ati tu aba bantu bashiriwe. Bikira Mariya bimenya utanabimubwiye, kandi agahita abikoraho. Aragenda abwira Yezu ati nta divayi bagifite. Yezu ati se ubwo urumva ibyo bindebaho iki koko? Niho kumubwira ati ariko se ubwo urumva wowe utazanye ibindi bintu? Ntabwo bindeba, ntibabinsabye, ntabwo bigeze bambwira ngo nta divayi. Uretse n'ibyo kandi igihe cyanjye ntikiragera. Tukiri aho ngaho ndagira ngo nkubwire ngo icyo gisubizo Yezu Kristo ajya gitanga ngiye yarakimpaye.
igihe kimwe ndirukanse ngiye mu misa, mba nkubitanye n'umuntu hariya hepfo, ati yewe atugiye mu misa, ati maze atunsengere, ntiyego, atumbwirire Yezu ibi niba arabimbwira uko mbimubwira, ni ndabimukubwirira. Nuko ndagenda misa, igihe cya konsekarasiyo nibwo nkunda kubwira Yezu amakuru. Noneho Yezu ntangira kumubwira amakuru, mubwiye amakuru abaraje amagaza imbere muri bwa buryo nyine ajya nyiyereka. Araza amagarara imbere arambwira ngo uwusabira nta maguru agira ntarayafite, nta maboko se afite ntarayafite rwose, icyo yabuze kugira ngo aze kwisabira ni igiki? Ntago mbizi, nuko mu gitondo nyine twahuye akambwira mbese subiramo, hari igihe Yezu ajya mpindura nk'injajwa nkabisubiramo. Ni nyine ni mu gitondo twahuye arambwira ngo musengere, rero njyewe narinje kumukubwirira. Nuko arambwira ngo genda umubwire ko nakubwiye ngo aziyizire nawe yisabire, ntacyo abuze ku buryo yajya gutuma, aziyizire rero. Nuko rega maye nkanje amarwa ndaceceka. Noneho rero mvuye mu misa w'umuvandimwe koko duhita dukubitana, ati wibutse kunsabira? Yewe nireka nkubwire, Yezu Kristo namugusabye ariko yaranyirengeje, yambwiye ngo kufite amaguru ukaba ufite n'amaboko, ufite n'uburyo bwo kujya mu misa, kandi ku kiliziya akaba atari kure kucyo utigiramo, utigirayo. Yambwiye ngo ujye uza kwisabira. Araseka tubihindura urwenya, ariko ubwagize ngo nibyo, ariko koko ndagira ngo nkubwire ngo icyo gisubizo Yezu ajya gitanga. Hari n'igihe muntuma mukambwira muti udusengere udusabire ibi nibi, nkagenda nkamubwira nti runaka yambwiye ngo mukubwirire ibi nibi. Nuko akambwira ati genda umubwire areke ibi niba agire gutya na gutya, agire gutya na gutya, hanyuma icyo kibazo kirakemuka. Nkagenda nkabikubwira, namara kubikubwira na twaganira uterega uti ntari narabiretse ariko byongeye byagarutse, noneho no gusenga byananiye, ugatangira kumbwira nyine bya bindi bikugoye. Nibyo nabyo reka nsubireyo. Nkagenda ariko nyagasani nuzi ko runaka yambwiye ngo byanze, ngo noneho ngo byongeye, noneho byasubiye inyuma. Nuko akambwira ati ariko ubundi agutuma kubera ko yabuze iki? Niyifatira umwanya asenge yigomwe, hari ibyo nzamuvanaho, hari n'ibyo nzamugirira, kubera yuko azaba yagize ubwo buryo bwo kwigomwa. Rero nimukohereza abantu b'Imana ngo mwibwire ngo mwebwe ngo murasigara mutuje ngo nta kibazo, ngo umuntu w'Imana yagiye. Nawe uba ugomba kugira icyo ukora, nicyo nashakaga kukubwira. Mu bukwe bw'Ikana rero bo nta nubwo bari babishoboye no kugira icyo bakora, burya no gusenga bigira umwanya. Ntago waba uri mu bukwe hagati ibintu byakomeye abakwe barinjiye ngo ugiye mu cyumba gusenga, ntago bishoboka. Buriya rero gusenga bigira igihe mwabavandimwe mwe, ndagira ngo mbabwire ni njyewe njya ntanga ubuhamya nkavuga nti niba ushaka gusenga senga bigishoboka. Hari ahantu ikigeragezo kigera ukaba udashobora gusenga, kabone naho ryaba ari isengesho ry'ikimenyetso cy'umusaraba, ukaba udashobora kurivuga ariko uvuye ku mutima kuko biba bikomeye. Ibyo bijya bibaho. Rero Yezu Kristo akambwira ngo nkubwire ngo birashoboka gusenga hakiri uyu munsi, hakiri ku manywa, kuko igicuku nikiniha ntabwo ari buri bubashe gusenga. Kubw'ibyo rero bantu bo mu bukwe bw'Ikana ntabwo bari kuba basumirijwe ibintu byakomeye, divayi itangiye kubashirana ngo bibuke kujya gusenga, ahubwo basenze mbere babona imbaraga, cyangwa se bahishurirwa ko bagomba gutumira Bikira Mariya. Rero ko nawe wamutumiye hari ahantu bizagera utagishoboye no gusenga, we ahagarare mu mwanya wawe. Iyo tuvuga rero ngo urajye udusabira tw'abanyabyaha, ariko ko tubizira, ko tuzi ko natwe dufite ubwo bukwe bw'Ikana, tukaba tuzi ko abakwe iyo bageze hagati ibintu byakomeye tuba tutagishoboye gusenga, tukaba tumutuma ngo adusabire tw'abanyabyaha, ubwo hari kosa tuba twakoze. Nyamara nta kosa tuba twakoze, twe tuba twabaye abo mu bukwe bw'Ikana. Twarebye ibintu yakoreye mu bukwe bw'Ikana, nanjye nkavuga ntumva uyu mubyeyi wibwirije kujya kubasabira divayi batabimutumye, nanjye reka muhakweho azataha ubwiwanjye. Noneho nibimara kuncanga aranamenya ko byancanze, naho nangenda ndaba ntaranamenya ko byancanze, wazaba araba yabibonye hanyuma ajye kunsabira. Urajye udusabira tw'abanyabyaha
kuri ubu mu bukwe n'igihe tuzapfira, n'igihe abakwe bari butahire, n'igihe tuzakomeza, urajya ukomeza uturebere, komeza utubere maso, kandi ntiyabyanze. No mu bukwe bwe kandi ajya kuba maso, ntabwo bari bamubwiye ngo ngwino tubere maso, baramubwiye bati ese ko tuzaba dufite ubukwe wowe ntiwaza? Nawe aravuga ati nzaza. Nongere nkubwire ngo Bikira Mariya ntago apfa gutaha ubukwe bwose, ntiyihuruza, yemera gutaha ubukwe bw'uwamutumiye. Niyo mpamvu umuntu w'inshuti ya Bikira Mariya yagira se ikihe kibazo, reka da, kandi abahagaze harakurebera akavuga ati nta divayi bagifite, akagenda akabwira Yezu. Yezu nawe ati uragira ngo bigende bite? Abo bantu se bo ntabwo bazi kwisabira? Ikindi kandi igihe cyanjye ntikiragera. Reka twumve icyakurikiyeho. Nyina abwira abahereza ati icyo ababwira cyose mugikore. Haleluya. Nta bindi, ntabwo yigeze avuga ngo ubusenga ugiye kunkoza isoni aha hantu, gusa unkoze ibiki. Oya, ariko guterera amagambo yagize ngo ni ngombwa. Wowe kada, yamaze kubimubwira, atega amatwi ibyo Yesu amubwiye, ntiyacibwa intege n'iryo jambo, kuko Yesu yari yamuhaye igikuta. Yesu nawe namubwiye, ariko rero nawe ntabwo wabyitwayemo neza. Arambwira toya, ati ntabwo namubwiye nabi. Mama rero burya ati niyo biba ngombwa gutuka niwe nari gutuka, kuko byose yarabizi. Mbese buriya hari ikintu, ari umutima ufungukiye Imana, ku buryo uwo mutima naho imvura itawugushaho, naho Imana itawugushaho imvura, pardon, naho Imana itawugushaho imvura, naho Imana itawuvushaho izuba, uwo mutima uhora uri ku Mana. Ati niyo biba ngombwa gutuka niwe nari gutuka, kuko we yari kunyumva kandi akanabyakira kurusha uko nabwiraga abantu ntibanyumve. Ati we yaranyumvaga, mbese twavuganaga neza, naho abandi bashoboraga gutekereza yuko mubwiye nabi, we nta kibi yabaga afite, kuko yabaga asobanukiwe ibyo mubwiye. Ati hari byinshi mwumvisha imitwe yanyu mukabihindura ikibazo kubera ubujiji bwanyu. Mama rero ubwo bujiji ntiyarabufite, kugira ngo yemere kuvugana na marayika Gaburiyeli. Gaburiyeli yabanje gukuramo ikintu cyitwa ubumuntu n'urujijo rwa kimuntu mu bwenge bwe. Kuva ubwo yagendanaga urumuri, aho yatambukaga hose yabaga afite urumuri rw'ibyanditswe, ku buryo amubwira nti mwashakashakiraga iki, yahise yumva ibyo ari byo, ahitamo guceceka, kuko yavugaga ati koko nahangayitse bitari ngombwa. Ariko yarababaye. Noneho rero Yezu arambwira ati buriya iyo Imana igiye gukora iki, yagombye gukorera abantu basenga. Abantu basenga buriya ndagira ngo mbabwire ngo nubwo Imana igusha imvura ku babi no kubeza, ariko kubwo buryo bw'umwihariko Imana igusha imvura ku babi, kuko abeza bo naho batayibona ntibava ku Mana, bakomeza bakaba ku Mana. Ariko ababi iyo bamaze kubona ko Imana ibimye imvura, batangira kujya kuraguza, bagatangira gushaka izindi mana. Niyo mpamvu iyi Imana igushije imvura, yigusha cyane cyane ku babi, naho abeza bo nta kibazo Imana ibifitanye nabo. Ndagira ngo nkubwire ikintu kigeze kumbaho cy'ubuhamya bushimangira icyo kintu. Igihe kimwe twajyanye n'abantu mu rugendo, twagiye mu buryo bwo kunezerwa, nyine picnic. Noneho turarayo, bigeze mu gitondo kare kare Yezu aranzindura ambwira ngo byuka ujye mu misa. Ntabwo nako se ndabyuka njya mu misa, misa zinako ntazi aho zibera, ko ntazi n'amasaha zitangira, ubu se kuko ngirene. Ati ndakubwiye ngo byuka ujye mu misa, ndakujyana kandi ndahakuyobora. Nuko ndahaguruka ndagenda. Ubwo igihe abo twari kumwe muri picnic bari basinziriye, mbese bari kwenjoyinga ibihe byo gusohoka, njyewe nari ndimo kwirukanka njya mu misa. Yezu arahanyobora, ndagenda, misa ndayumva. Birangije Yezu arambwira ngo ninsenge, mvuga gutya na gutya, ndasenga ndangije ndataha. Babantu rero baje gutangazwa no kumbona mvuye mu misa. Nyuma nyine tuje kongera guhura, nibwo nababwiye ko nagiye mu misa kandi nabasengeye barishima. Noneho dutashye tukora accident. Dukoze accident, ninjye muntu wasohotse muri iyo modoka ndi kuvirirana, kuko imodoka yaje kudukubita yakubise ku ruhande nari nicayeho. Ibirahure by'imodoka n'ibindi byose bibari ngewe bikubitaho, bari ngewe ugaragaraho, mbese ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kugaragaza uwakoze accident. Abandi bo bari basohotse, ntabwo ari accident ikomeye,
ariko icyo cyarabaye. Noneho abandi bose basohokamo nta n'umwe ugize ikibazo. Barangije baravuga bati dore ni wowe uri kuvirirana, ndi kuvirirana merewe mbese nabi bidakabije, ariko ninjye waviriranaga. Noneho nanjye numva ngize akantu ko kwijujuta, ndavuga nakose ubunyagasani koko, ngubu ibi ni ibiki koko, ubusubu koko, reba abandi njyewe nasenze abandi ntibanasenze, ariko dore koko ni nanjye ugize ingorane muri ubu buryo. Yezu ahita aza arambwira ngo iyi mpanuka nyirinze aba bantu kubera isengesho ryawe. Cyo ni icyambere. Icya kabiri, niyo haba ngombwa gupfa, hakaba ngombwa ko habaye igitambo cy'urupfu, ni wowe wagombaga gupfa. Nariko se Nyagasani, iyo nongeye kuzira yuko naba nasenze, arambwira ngo iyo bibaye ngombwa ko nigomba igitambo kizima, ntabwo nigomba igitambo gipfuye. Wowe rero kubera ko wasenze, ibyo barimo si byo urimo, imitima yabo siyo yawe, niyo mpamvu narebaga ngasanga ari wowe nishimiye. Aya maraso yawe avuye abaye igitambo ku bindi bintu wowe utazi. Kandi koko iyo mpanuka yari ikomeye, ariko ntacyo twabaye uretse ngewe wagize ako gakomere. Icyo nashakaga kukubwira nuko kuni Imana ivushije izuba, irivusha burya cyane cyane ku babi, kuko abeza naho itagukorera ibitangazo yigomaho. Niyo yigombye igitambo, yigomba burya wa muntu wagiye mu isengesho akaba yasenze yagiyemo neza. Haleluya. Ndagira rero ngo nkubwire muvandimwe wanjye nkunda ko Bikira Mariya na Yezu nubwo bavuganaga mu buryo wenda ushobora gutekereza uti harimo n'akantu ko kubahuka, ntabwo ariko byari bimeze. Bikira Mariya yabaga yumva neza rangaje ya Yezu, yumvaga 100%, mu gihe wowe uyumva 30%. Urumva ntabwo ushobora kubyumva neza. Haleluya. Tukomeze rero twumve ukuntu nyina wa Yezu yagiye kubwira abahereza ati icyo ababwira cyose mu gikore. Kwizera nibyo ngibyo. Kwizera yarizera, aravuga ati ntashobora kuntamaza. Kuko ereka buriya na Yezu no kumubwira kuriya nawe nta kindi ashaka gukora, ko Bikira Mariya yarebaga mu mutima wa Yezu, aravuga ati ndabizi urukundo nkunda, amena amena. Umenye ko gukunda ariko adashobora no kwanga kukugirira neza. Urukundo nkunda mwana wanjye, uburyo nyubaha, icyo ndicyo kuri wowe ntabwo gishobora gutuma usuzugura, ntabwo byakunda. Bikira Mariya rero ntabwo yamurebye n'akagasuzuguro kenshi kacu ngo amurebe avanye ku birenge ageze ku musatsi agende yikubise. Oya, yaramure rebye aca bugufi arunama, nuko arakomeza aragenda. Yezu rero abonye ukuntu umubyeyi aciye bugufi, aravuga ati ariko subuko uyu mubyeyi wanjye ntabwo ngomba kumukoza isoni, nta nubwo ngomba gukora ibyo byasabye, ngomba kubikora bwangu ahubwo kugira ngo namubabaza. Haleluya. Abona ko umutima we rwose unezerewe, unejejwe nuko yasabye uwakunda, unejejwe nuko yasabye uwo yizeye kandi azi neza ko ari bubikore. Kwizera naho ngaho kugomba gukora. Kavuga uti Yezu nabimubwiye hasigare kantuzi. Ntaho twebwe turagenda Nyagasani, none se ko nta divayi bafite, igihe ataragusubiza ariko nta divayi bafite, ataragusubiza nta divayi, mu munota umwe uvuze inshuro 7. Nta divayi kubera kutizera, ariko izere ko wamaze kubivuga kandi utuzi. Bikira Mariya rero yamaze kubivuga, ariko ubura aragenda ajya kureba abahereza, aravuga ati cyababwira cyose mu gikore. Arangije kubivuga ajya he, aragenda ariyicarira aratuza, aravuga ati cyababwira cyose mu gikore, kuko arazi ko bagiye kubikora. Aricara aratuza, aravuga ati ndabizi ko biri bukoreke, kubera ko yasabye uwakunda, yasabye uwazi kandi azi neza ko abishoboye. Yezu nawe yanga kumutetereza, kuko yavugaga ati uyu mubyeyi aranyizeye. Iyo mvuga ngo Yezu ndakwizera, biba bikomeye cyane, burya mba mukoze ku mutima. Guhera uyu munsi rero nawe iga kubwira Yezu ngo ndakwizera, umubwira uti Yezu ndakwizera, kandi ntawe ukwizera uzakorwa n'isoni. Uhagarara aho ngaho hasigaye ukore, utegereza ibitangaza Yezu agiye kugukorera. Yego birumvikana Bikira Mariya ari buze kukubwira ati ngaho bifatemo gutya, hanyuma niwumvira Bikira Mariya ibitangaza birakoreka. Imana yo mu ijuru rero niduhe gufunguka imitima, dufunguke imitwe, tube abana b'urumuri aho kuba abana binangiye. Imana iduhe umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.